twemeranywe ko mu buzima hariho inyamaswa z'ubwoko bwinshi. Burya n'umuntu ni inyamaswa muntu burya. Hari inyamaswa zororwa mu rugo n'iziba hanze mu ishyamba, ariko hakabaho n'inyamaswa z'inkazi. Yego, izo zose zigira ibyiciro. Z'inkazi. Kurota zikwirukankana za nyamaswa z'inkazi. Intare, mbega mweto ni inyamaswa y'abakari 3 ngira ngo ni intare. Harimo icyo bita ama big cat, ubwo biryana byose biryanya abantu bigira gutegeka ingwe, intare, bitaye ku by'inkazi nyine. Byose bibonye rero nibwo bigaragaza ko nabwo uri umwuka mubi kandi uteye ubwoba. Imwe muri kwirukankanye n'igiteye ubwoba. Icya kabiri cya gatatu ni ukurota wirukanka wunga, warangiza ukagwa mu rwobo rurerure. urimo urahunga bakwirukana ukagwa mu rwobo rurerure cyane runini rurimo amazi ntubashe no kuruvamo. Noneho icyakane ni ukurota dayimoni kwirukana. Dayimoni kwirukana cyane, abantu barota dayimoni mwirukana. Dayimoni kambara umubiri w'umuntu ikakuvudukana. Izi turi ku nzozi zikwereka ko uwagabwaho ibitero ugiye kugabwaho ibitero na dayimoni. Urakoze cyane. Ikintu kigutera ko mfite roho mbi ni ukurota usambana nijoro. Burya urya muntu yabyutse aba afite roho mbi, afite umujinya, ahorana umunabi muri we. Kimwe n'umuntu urota urya wabyuka yabyimbye. Ariko kandi vugira kurota kuba utabasha guhagarika abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro. Ubundi agiye ugaha bitero ariko ntutume muryamana, ukabangira bakabigabaho ukabibona ko baje ukabikubita, ariko ntibicyo bifata. Kuba utakibasha guhagarika ibyo bintu kugira ngo igikorwa kibe, kugira ubwo ubusambane n'abagabo n'abagore ba nijoro, igitero kiba cyagufasha. Ariko hari gushaka kuresista, kuba ubasha kubahagarika ubwabyo uri nkutse, kuba utakibasha kubihagarika ubwo bikakubaho, bikagiraho imbaraga, bikanakuremera, bikanakugora, kuko muri wowe ntugifite power yo kubihagarika neza. Ubwo n'umwuka nyine ni ukubera iki ibitero by'abadayimoni nyine byakurushije imbaraga cyane. Vuze ngo minsi iri imbere nta gatege ufite yo kurwana n'ibyo bintu, kuko impamvu imeze uko nguko Imana yaguhishuriye yuko muri wowe ko utabasha guhagarika ibyo bintu. Kwari gishobora kuretse tubihagarika. Umuntu yakugiye hejuru ukamwirukana, yafusambanye ukamwirukana. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka. Ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen.
nanone ndagusuhuje ngo haye ikaze ku bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Wowe yakoze subscribe, wowe ukurikiye izi video usangiza ibi biganiro abandi, turagushimiye cyane yuko ugira uruhare mu kwagura ubwami bw'Imana ndetse n'umuryango mugari wa ubumwe bw'abera ministries. Amazina yanjye ni Jerry, nk'uko bisanzwe tujye kubana mu biganiro bitambuka hano. Ibi byumweru bibiri turi ku munsi wa gatandatu kuva twazitangira, ni inzozi 140. hanyuma ni mu byumweru bibiri ukazasobanukirwa buri munsi ugenda usobanukirwa inzozi 10 ndetse n'ubusobanuro bwazo butandukanye. Ubwo nimba ugeze kuri iyi video utarakurikiye izabanje, nakubwira ngo ukurikire izabanje ndetse nkurarikira kuzumva n'izindi zisigaye kugira ngo uzagere byinshi usobanukirwa, hanyuma tujyane twese tumeze neza kandi dusobanukiwe kugira ngo ibintu bigende neza. Ku munsi w'ejo nibwo twabonye inzozi zikwereka ko ugiye kuba financial stable, nyine zikwereka ko ugiye kuba umukire mu byerekeranye n'ifaranga. Twarabirebye, twabivuye imuzi. Uyu munsi rero tugiye kureba inzozi zishobora kukwereka ko ushobora kuba uriho ukurikiranwa n'imyuka mibi. Nakwibutsa ko dukurikiye gahunda y'amasengesho irakomeje kwa kabiri no kwa kane. Mushumba ndakwakiriye, umeze neza? Meze neza, ndashima Imana, ndumva Imana iri mu ruhande rwacu kandi Imana irakora ibitangaza. Ni byiza cyane. Imyuka mibi ikurikirana abantu ndetse ikagira n'ibyibabuza. Ishobora kukubuza gutera imbere, ishobora kukubuza gushaka, ishobora kukudindiza, imyuka mibi iba ari imyuka mibi. Kuko nyine ikiyigira mibi ni uko hari ibyitubuza kandi Imana yaturemeye kugira ngo tuzabone, nicyo kiyita myuka mibi. Ubundi bishorewe na Satani. Satani niwe bosi wabyo, agakoresha abantu, agakoresha abarozi, agakoresha n'abadayimoni. Buriya ni igitero kitari cyiza kiba kije ku buzima bwawe. So iki kurota ko ari ibitero bigiye kuzaho, rero nicyo ushaka gusobanura. Yego. Urakoze cyane. Nongeye nibutsa abantu nyine ko ari inzozi 140 mu minsi 14. Niko twabisobanura mu bundi buryo, kandi urakoze urashobora gushishoza. Turi kumwe kugira ngo abantu basobanukirwe, hanyuma dusenga. Imana igumisha rero. Inzozi ya mbere ni ukurota, sinabango ni chasing by shadow. Nabyita ni nko kubuhunga igicucu, ukaba utabona uwo muri kumwe, ukabona shadow undi ni igishungiro. Igicucu gishobora kuba ari icyawe cyangwa icyundi muntu, ariko ukabona kirimo kiraguhiga, kiragukurikirana. Mbega twe nk'umuntu mukuru we ntiyiruka mu nzozi, ukabona urahigwa n'imeze igicucu cy'umuntu gutya kikuri, ntubone isura, ntubone iki, ukabona igicucu kicaga, igicucu cy'umuntu kikuri inyuma kikuzenguruka ariko usinziriye. Biravuze ngo ni imyuka mibi yo mu mwijima irimo iguhiga igiye kuza, ariko igambiriye kuzateza akaga n'amakuba n'ibyago mu rugo rwawe. Imyuka mibi guhiga itegereje kuzateza akaga n'ibyago, n'ubundi n'ubukene, n'ugupfusha, n'indwara. Imyuka mibi ubundi nta kindi kigenza, ni ukukudindiza, ni ukukurwaza, ni ukukukenesha, mbese ni ugutuma nta kintu na kimwe cyiza ugomba kubona cyiza cyaba kiriho. Yego. Hanyuma ikindi cya kabiri, burya twemeranywe ko mu buzima hariho inyamaswa z'ubwoko bwinshi. Burya n'umuntu ni inyamaswa, muntu burya. Hari inyamaswa zororwa mu rugo n'iziba hanze mu ishyamba, ariko hakabaho n'inyamaswa z'inkazi. Yego. Izo zose zigira ibyiciro. Z'inkazi. Kurota zikwirukankana za nyamaswa z'inkazi. Intare, mbega mwete ni inyamaswa y'abakarisha tunyira ngo hari ni intare, harimo icyo bita ama big cat, ubwo biryana byose biryanya bigira gute, harimo ingwe, intare, bitari ku by'inkazi nyine. Byose bibonye rero nibwo bigaragaza ko nabwo uriho umwuka mubi kandi uteye ubwoba. Imwe muri kwirukankanye n'igiteye ubwoba. Icya kabiri ni icya gatatu ni ukurota wirukanka uhunga, warangiza ukagwa mu rwobo rurerure. Urimo urahunga bakwirukanka, ukagwa mu rwobo rurerure cyane runini rurimo amazi, ntubashe no kuruvamo. Noneho icya kane ni ukurota dayimoni kwirukana. Dayimoni
ikwirukana cyane abantu banarota dayimoni mwirukana. Dayimoni ikambara umubiri w'umuntu ikakuvudukana. Kavuga ati ariko je niwe ntabwo ari je ahubwo nuko Satani yitije agakoti ka je arambara akakuvudukana. Naho bisaba ko ari cyakane ngomba kwitonye ko wari imyuka mibi. imyuka mibi we. Cya gatanu aho ushaka kuza gutinda buriya ni ukurota uri guhunga ikintu kikwiri muri iyo navyo bikwirukankana. Warangiza ugahungira mu nzira nk'abadayimoni. Bite sibyo bisobanuka. Ubwo nanjye bo nibyo ntegereje. Yesu yaravuze ngo iyo dayimoni abonye yuko inzi kubuye neza nta muntu ukirimo ngo ahamagara abandi barindwi bamurusha imbaraga. Ikimenyetso cyo iyo nzira irimo dayimoni, wumva amajwi y'abantu ukabura abayavuga, wumva ugarijwe ukabura abakugarijwe, wumva nta mutekano ukabura bawukwambuye, ukumva inzu irimo amajwi adasanzwe utazi nawe yavuye. Uko biri kose ukumva nturi wenyine muri iyo nzu. Harimo undi muntu mwicaranye aho ngaho utazi yavutse. Iyo nzu nsinkayibemo yo katsindwa. Kumva amajwi kandi batumva kumubera birakubomborana ukabura ahantu urigitiro kasimana ni ibiki byabaye. Ariko buri gihe n'abandi tunaganira ni winjira no mu nzu yawe ukumva harimo ikintu cy'ubwoba, ukumva urakanzwe, ukumva urikanga, ukumva amajwi aguhamagara, ukumva amajwi avugiramo. Menya ngo hari abadayimoni bagabye ibitera aho hantu. Tangira upfukamuse. Burya n'umwe atigiye muri cyumba nawo njya kurarayo ndahagira nkabura umutekano. Harimo ikibazo. Wakumva ko ntashobora gusanga ngo ni ikihe kibazo, ariko wakaba yiyumvamo ko harimo ikintu kitagenda neza. Yes. Harimo abadayimoni. Icya karindwi kurota oya ni cya gatandatu. Cya gatandatu ni ukurota ubona bakurasa cyangwa ukubita inkoni ukava amaraso. Kuraswe isasu ugakomereka cyangwa gubita ingumi cyangwa igipfunsi cyangwa ukava amaraso. Ikintu cyose cyakuvisha amaraso. Ruvuga ngo iyo watatswe bakurasa bakuvusha amaraso bakukubita bakuvuna, bivuze ngo nta kintu kizimuri bugereho umwanzi yahagurukiye bwa buzima. Hari amakuru bamenye ko ugiye gutera imbere, bamenye isoko ugiye gutsindira, bamenye uzakugirira neza, bahisemo kukwangiza kugira ngo utabigeraho, bakakubuza umugisha. Ahangaha ni inzozi zikwereka ko imbere hari igitero cy'abadayimoni cy'imyuka mibi. Kwibona urwaye. Icya gatatu ngo kubona bakurasa baguhiga bakuvuna bakubita, baravuze ngo nuko gukomeretsa ugukeza gutinza no kwinjira mu kakatari gakwiriye. Icya karindwi ni ukwibona urwaye paralize. Kurota urwaye paralize, kurota ugendera muri ka kagare, kurota bagutwaye muri burankari urayizi yo kwa muganga, kurota utabasha kwihagurutsa aho uri, warapfuye uruhande rumwe ukayibona mu nzozi. Aho naho witonde cyane. Yego, Satani ashobora guteza uburwayi bakuzanaho ingorane. Wicaye muri ya ntebe basunika, uri muri mu katebe k'abarwayi. Yego, ukabyibonamo kandi uri muzima. Nabyo ni ikibazo cyerekana yuko uriho umwuka mubi uteye ubwoba cyane. Hari ibitero bigiye kuza gukora warwaye paralize, ugasitoroka nk'ibintu nk'ibyo byose utatekerezaga. Ivo. Iya munani, kurota uzengurutswe n'umwijima n'umuyaga, icyo bita rukokoma. Ntabwo mbisobanukiwe ibyo noneho. Nuvuga ngo urose uhagaze ahantu harimo umwijima ukabije n'igicu cya rukokoma. Ntabwo uzi icyo ari cyo. Ubwo ni ikintu gikabije. Ni rukokoma, ntubona ntureba nta n'ikintu, noneho hakaba harimo n'imiyaga myinshi n'amavumbi ku buryo udashobora ku kintu witegereza, birakuzengurutse birakugose. Birakubuza kugira icyo ubona imbere. Ni umuyaga urimo serwakira, ibintu byose uragurutsa, mbega nta kuntu utera imbere kubura umuyaga, ntiyima kubera umuyaga, ntihabona. Hari nk'umuyaga, muri make ni storm, ni umuraba w'ibyo bintu byose. ukabirota ubibona. Icyo gihe bivuza neza yuko ewana ugiye
guterwa na dayimoni w'umwijima, urugo rukwanga, umugabo akwanga, umugore akwange, abantu bakuveho, buri cyo wakoze nusekutara arahasamye, nubyina ngo uratumura ivumbi ntari hari mu makaro, nuvuga uti dukora inama bati waraje, no kugira ngo ugire ijambo, be ukabona abantu bose baguhinduye nkaho utari umuntu bari bazi. Ubwo ni umwuka w'abadayimoni uba uri kukurwanya. Icyangiro, kutagera imbere, kutagira ukaba nk'umuntu uri aho ku buryo wishaka ukibura Jerry, ukishaka ukibura, ugakora neza bikanga, ukitanga bikanga, ukiyoroshya bikanga, niho uwo mwuka ari cyo ubusobanura. Kuko ugasanga ineza yawe bayihinduye inabi. Ntacyo ukora ngo kinezeza abo bikorera. Urabiteka ngo birabishye. Iyo ubyinye mu ivumbi bavuga ngo bateye amazi. Wabyena mu byondo ngo bateye ivumbi. Abantu bose waseka no kudakwiye guseka, gufataho ijambo bitari bikwiriye. Yego. Kuri muri darkness, umwuka umwijima cyane uteye ubwoba, kandi by'ukuri, kandi ukumva n'umuyaga wari uko mukabije. Bene bano bantu barapfana agahinda ati baharanyanze ntibamvugisha, mbega ubusanga buri gihe aho kugira ngo yitwe igisubizo mu buzima ugasanga ni nk'ikibazo, kandi we akibaza icyo yishaka kibura. Izi turi ku nzozi zikwereka ko uwagabweho ibitero ugiye kugabwaho ibitero na dayimoni. Urakoze cyane. Icyacyenda, kurota ugendana n'abapfuye cyangwa za zombi, ugendana na za zombi. Ubwo bapfuye ushobora kuba ubazi cyangwa utabazi, ariko kuba ubazi ibyo n'afere bo barakujyanye. Kuba utabazi ntabwo zombi yo wayimenya. Ni hatari. Ubundi bakwirukankana, ubundi muganira, ariko muganira ntabwo kuba bakwirukankana na za zombi. Bazi kubona abantu bapfuye mu rugo barimo bakwirukankana, banaguhamagara mu izina, ariko ubundi wakwiyiziye kana. Ariko ubundi wakwiyiziye ko tugushaka ngo ino basokuru banyoko wanya bapfuye kera bana mwiganya, ukabona barimo baraguhamagara muraganiri, cyangwa za zombi cyangwa amadayimoni yose arimo arakuvudukana noneho. Abahungu bakakubaza kubona umuntu mwari muziranye muzo kwanda barakwirukana, kandi unuzaba nimva bamushyinguye muyizi. Yego. Bibari kabuze bamushyinguye, ariko akaruta kwirukankana. Nicyo bishatse gusobanura. Kibari ikibazo rwose. Hano rero atake zikwereka ko ugiye kugira igitero cy'abadayimoni. Bashobora kuba ari abadayimoni bavuye kuri dayimoni ubwayo, cyangwa na za spirit of z'abarozi. Ubundi Satani uko akora, we ko munsi imperuka nimubona ahagaze muzumirwa, akoresha abantu, agakoresha ibintu, akoresha indwara, ubukene, Satani, abarozi akabaza. Aha n'abarozi barimo. Yego. Mu bitero bya dayimoni. Yego. Nibo bakozi ntibamuhamagara. Afite ibitero, afite abakozi n'abakwanga, agahagurutsaho ku ruhande agosha duruwate bose bakaza. Rero y'urose ubona abantu bapfuye bakwirukankana, cyangwa zazo bisobanura ngo hari ibitero bigiye kuntera, ariko bigendereye ku kijeri. Ahantu turi kuvuga ni ibintu bine. Ni uburyo buri finance, ni uguterwa mu buryo bw'ubutunzi, mu buryo bw'ubuzima, mu buryo bw'imibanire y'abantu, no mu buryo bwo gutakaza bari kuzagusapotinga, abakakugiriye umumaro. Erega tugira ba destiny helper, abantu bagufasha mu cyerekezo. Yes. Tukagira n'abita ba destiny bantuze batango destroyer helper, cyangwa se destiny destroy, abantu bandiza cyangwa batako ni destruction helper, nawe ko babyita bishatse. Hari abasenya hazaza no gufasha hazaza. Sicyo gero yo baza kurata n'inzu birasobanura ngo Satani agiye guhisha ba destiny helper, agifasha abantu bagufasha kugeza ku ntego, kugeza ahantu uko byanga byakunda nta cyuzo ndaciye ku bantu. Ya ntibibaho. Umva kabera kugoye rero. Buri kintu cyose uzageraho uzakigeraho kubera umuntu. Yes. Aho rero y'urota bapfuye bakwirukankana, bakuri inyuma, bakuvudukana, uri mwirimbi ugira gute muganira, za zombi bishitani bikwirukankana, ukabura umwuka, bimwe bikuniga ninjoro uryamye, ukara abantu banigwa bakabura n'umuka ninjoro baryamye, bikabajwira akagahamagara Yesu, nabyo byose uri bikubise, yavuze ngo bamaze kubona bo ko nawe hari ikizu ugiye kwakira kandi kiremereye. Abashaka kukubuza uwo mugisha, ashaka kuwakira, dushaka kibona, dushaka cyakira, ahubwo nasubire hasi. Ngayo ngoko
icyo gihe uzatakaza inkweto bahunga wirukanka, utakaza ishakoshi bahunga wirukanka, utakaza ikintu bahunga wirukanka, utakaza amafaranga bahunga wirukanka, kuko nta mwanya wo gukora ufite ko n'abapfuye bo muri famiye cyangwa abandi bakwirukankaho ukarota muri izo nzozi. Menya ngo mu minsi iza ngiye kugabwaho igitero cy'abadayimoni. Hita usenga. Iya 10 kuba ahantu ugiye kubwira ikintu gikomeye. Buriya nkubwire niba hari inzozi mbi wa mugabo we, nizo tuvuze zose ni mbi, ariko niba hari inzozi mbi ni ukurota usambana nijoro. Niba hari ikintu gitera kuba ridikire, niba hari ikintu kigutera kumva unaniwe, niba hari ikintu kigutera kumva ufite umunabi, niba hari ikintu kigutera kumva ufite roho mbi, ni ukurota usambana nijoro. Burya urya muntu yabyutse aba afite roho mbi, afite umujinya, ahorana umunabi muri we. Kimwe n'umuntu urota urya wabyuka yabyimbye. Ariko kandi vugira kurota kuba utabasha guhagarika abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro. Ubundi agiye ugaha bitero, ariko ntutume muryamana, ukabangira bakabigabaho ukabibona ko baje ukabikubita, ariko ntibicyo bifata. Kuba utakibasha guhagarika ibyo bintu kugira ngo igikorwa kibe, kugira ubwo ubusambane n'abagabo n'abagore ba nijoro, igitero kiba cyagufasha. Ariko hari gushaka kuresista, kuba ubasha kubahagarika ubwabyo uri nkutse, kuba utakibasha kubihagarika, ubwo bikakubaho, bikakugiraho imbaraga, bikanakuremera, bikanakugora, kuko muri wowe ntugifite power yo kubihagarika neza. Ubwo n'umwuka nyine ni ukubera iki ibitero by'abadayimoni nyine byakurushije imbaraga cyane. Bivuze ngo mu minsi iri imbere nta gatege ufite yo kurwana n'ibyo bintu, kuko impamvu imeze uko nguko, Imana yaguhishuriye yuko muri wowe kuba utabasha guhagarika ibyo bintu, ko hari gishobora kuri twe tubihagarika. Umuntu yakujya hejuru ukamwirukana, yafutamanye ukamwirukana, ariko kuba utakibasha kubihagarika, bivuze ngo ni umwuka mu bitero kwiye gusenya, ugakubita ukahagarika izo mbaraga mbi. Yego. Ni cya kindi rero nyine tujya dusorezaho tuvuga tuti aba bantu bisanze muri ibi bintu, urumva ko kugira ngo uzagere za mbaraga nyine uvuze zo kuba wamwirukana ntabwo ari ikintu cyoroshye. Cyangwa buri muntu wese ntabwo azi strategy yakoresha, cyane cyane yuko uri mu nzozi. Ese uri mu nzozi ko watubwiye kuri out of body hakora spirit, iyo spirit izarwanya bya bindi byo mu nzozi, ubasha kubifata gute? Izo mbaraga ubasha kuzakira gute? Urakoze cyane. Buriya nkubwira ikintu gikomeye, abantu benshi bararota bakifata nk'ibisanzwe, yego, abandi bakayifata nk'ibiri aho ngaho, ariko umuhanga mu kurota no kumenya ikintu gusa nshimye nabyo ku kimwe y'ugabera. Abantu basigaye gusacinga inzozi rwose, barazisecinga, kandi ngiye navuze ngo sinjya mbyiganira impano, simva ku Uwiteka yayimpaye, ariko ndi umwe mu bagabo Imana yatoranije kugira ngo abanyarwanda benshi bamenye ibyo barota n'icyo bashaka. Yego. So mvara ngo kigiye we kugira ngo bivemo, niba utakibasha kuresista kuri abo bantu ba nijoro, ukeneye amasengesho. Kandi inzozi turimo turota ntago zakubayeho uwo munsi, zirindiriye icyumweru zigasohora, cyangwa iminsi 3 cyangwa iminsi 2, ariko ntawe zibaho muri nijoro ngo harabukere azasohora. Kereka yuri umuntu wamaze kugaragara ko utagikorana n'Imana neza. Yego. So bisaba ko ugomba kwifata no kwirinda, ukabasha guhagarika izi mbaraga uti ntabwo sambana namwe, we nturi umugabo wanjye, we nturi umugore wanjye, ntaho tuziranye, toka shitani, abo ukashyira uti dore amahame, kuko bigaragara ko ari ugusenya imyuka mibi. ugashyiraho amahame yawe cyane meza, ndetse ugashyiraho nashingiye kuri Bibiliya, ukavuga uti giye ndabihagarika nta kindi ndebyo. Nibyo ndumva nagushimira cyane. Murakoze. Kandi nawe urakoze cyane. Amen.